kugira ngo hagarika ntabwo nkeneye kubyumva sibyo uzamenye ko uri umuhungu uri umuntu mukuru umenye ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba. Yes, ndagubasuje mu mwese mukunda mugakurikira ibiganiro bya Bombo Crime. Ndagarutse muri wa mwanya rero kugira ngo tuganire muri no industry y'imyidagaduro. Roxa ayicaye kuri kamera asaba imbabazi umuhungu Bogari, aravuga ati mwana wa mama twakoranye byinshi, aho bigeze ndagira ngo izi content zigumya kudusebya uko turi babiri tubireke tumaze gukora. Nagira ngo wumve iki kiganiro Roxa amaze gukora asaba imbabazi Bogari kugira ngo tuze kugaruka mu kanya tugira ibindi bintu turenza. Yawe wowe wanyawe uri umuntu mwiza, uri umuntu ushobora kusavamo umugabo nyine like umugabo umeze neza kabisa, ariko bukano kanya nawe bigikoko umuntu mukuru. Roxa ntago ari we titre, Roxa ntago ari yo topic, Roxa nahahise hawe, Roxa no umukobwa utazi, Roxa no umukobwa yego waje kubera Veronica, Roxa no umukobwa niba yarakubereye mu bari kafite ibyakwigishije muri ubwo buzima. Rero kano kanya bigikoko ba Bogari tera ishami wanyu, ikindi kandi wigarurira imitima y'abantu inshuti zawe, kuko kwigarura social media ukabona kigukunze ntibizakubeshye ngo witandukanye n'abantu bakuri iruhande. Bari abantu bakuri iruhande nibo ukeneye cyane kurusha no social media, kuko abantu bakuri iruhande nibo bazaza kugutabara, ndetse nuba wanapfuye nibo bazanamenya aho bakubariza. Ariko abantu kuri social media batakubonye kuri social media bumva ko wabuze nyine batazanusigayo. Rero Bogari icaro bigikoko ubu umuntu w'umugabo kano kanya niba uri content creator ucreating ibintu bigaragara neza bisa neza, uze wiyerekane we kuza muri industry utera abantu impuhwe, uza uryama ugira utengwa wabuze iki. Yego nta muntu udakosa, nta muntu utagira amakosa. Njyewe aho wakoseje kuri njyewe ndakubabariye, wikomereza ubuzima bwawe ndakubohoye mu mutima wanjye. Nawe aho uzasanga ari ngombwa kumbabarira uzambabarire, ariko ntuzongere kumbeshyera uvuga amagambo nyine atari yo ngo gunga bikina. No, I'm not in, nago nyiri muri zo level ngo nago nizeye bikina. Is none of your business. Kwiga kwanya kutiga kwanjye ntago bikureba, uzabyihanganire wifati nawe. Ntago ari kwiga nawe ushaka kuba inyamaswa utari umuntu mwiza. So ngaruke ku kintu wavuze, I think ko wavuze ngo njyewe hajya wavuze gutera ngo ndasinda nkaguhamagara nkagira uti Bogari rero hari ibintu byinshi ukeneye kwiga muri buno buzima bizagufasha kubaho neza, kubera ko ntago ari buri muhungu wese ubasha kuvuga amagambo yose. Uzanareba abahungu benshi iyo ugiye kuvuga ibintu biri nonsense umuhungu arakubwira ngo hagarika ntabwo nkeneye kubyumva sibyo. Uzamenye ko uri umuhungu uri umuntu mukuru, umenye ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga, kubera ko uri umuntu mukuru sibyo. Wavuze ngo ngena Natacha Ndahiro ngira ngo neguze n'abanyarwanda, nge nawe dufitanye ibiganiro dukorana byitwa ngo how do you feel, ukaza ukagaragaza amarangamutima yawe. Rero ngewe nago nawe nago dukina filime ngena Natacha Ndahiro. Ikindi kandi ni umuntu ukuruta mukuru kuri wowe, ukuntu mwubaha nakifuje ko nk'umuntu twakoranye wakabaye ari kumwubaha ukamuvana muri aya matiku cyangwa se buno bugoryi bwawe. Ikindi kandi njyewe ntabwo nasindaga ngo nguhamagare ngo nkubwire ngo ndagushaka Bogari ibiki n'ibiki. Niba ufite ibimenyetso zo kubizana cyangwa se abantu babizi, kuko aho ngaho wabeshye cyane. Ngira ngo nsabireho imbabazi n'abanyarwandakazi ndetse n'abantu bose batuye i Rwanda. Yego video mwabonye nubwo ntabwo nigeze mvuga ngo ni AI cyangwa se ngo mbwira abantu ngo ni AI cyangwa se ibiki. Ese turaza kubyiki ngira ngo twumvanye ikiganiro cyose Roxa amaze gukora. Ndagira ngo umuse nkaho twigana Roxa aratinye ku ma episode Bogari yaragumye gukora agenda murekuraho rokenti, kuko Bogari mwabibonye yagiye kwakira tenge ku kibuga cy'indege abaza ati Bogari ari hehe, ari washaka kubona. Ese Roxa agize ubwoba muri no mihanda, agize ubwoba aravuga ati nshobora kuba naripasha ikibuga natatsinda cyangwa naragiye muri duel natatsinda. Ese ba Jess Kwizo wa Mipango ko nta kintu bari kuvuga. Jess Kwizo wa Mipango twamushimira yuko yakuze adashaka gusebanya n'abana, turaza kubyita iki, ariko nanone ni byiza kuba umwana nkuriya yavuga se cyangwa
ahandi bibera n'ikibazo kumva umuntu wakabyaye nawe ari kugenda kurekuraho imiriro, numva nabyo bisebetse, ntabwo bigaragara neza ngira ngo turi kugenda tubibona. Ese ko Roxa na Bogale bamaze kuba udwijangwe n'imbeba, turaza kubyita iki? Turaza kuvuga yuko byatewe n'iki, kuko nitwinjira mu nyandiko tugasoma update zose zagiye zitambuka se cyangwa n'ibindi byagiye bivugwa, Roxa basebanya ati ni content, ngira ngo nawe babwiye bagitanya nawe bwate bana ba mama, aba bajeni mubareke ni content bari kwizanira, bareke bikundane, ni nk'indi content iri gusaza imihanda ya Cedro n'uwo bita Joy, nayo ni content nk'inkundi rero. Iyo bundi bashwanye usanga kugira ngo bigarurane cyangwa se bagaruke muri za mudu, akora ibye nawe n'undi akora ibye, nta guterana amatiku, usanga bitari kugwamo neza, views ziri kubura bagahitamo kwanduranya. Icyo ndi gusaba Bogale aka kanya nagerageze kwataka abo bangana, ave kuba muruta, kuko kwataka Jescrizo wa mipango umuntu muruta kuriya sinzi ko bifite ubusobanuro buzima. Ibaze nawe kwataka umubyeyi wawe ukamutuka cyangwa se undi wese ukuruta. Mu muco nyarwanda bundi twemera yuko burya umuntu ukuruta abakuruta, tujye tugerageza gutanga amahoro kugira ngo ibintu bigende neza. Wigende udateye comment, like ndetse na subscribe kuri Bombo Cry Empire, ahantu hose ni Bombo Cry Empire, kugira ngo ibintu birushaho kugenda bijya mu buryo neza. Buri munsi ni uburyo mu byumva se cyangwa uburyo tubyumva, twese tugenda tuganira ibiri kugenda biba challenged muri no industry. Ndashaka kuza imbere ya kamera mu minsi iri imbere kugira ngo content nangire kuzishyira ku mugaragaro, dutangire gukora content ibintu bihoraho. Ndabashimiye, Yesu nabareba icyoroshye, ndabakunda cyane. Hasta la vista.